Rubonge bari inyuma muri mubiki. Ntawe ndebera umugore mwiza nk'uyu nguyu ufite amatako meza atemba incucu ndetse n'amazi akifata akajya kurya Gakajya ku kacyo yishote akabona uzabwangeze ryari nishyuye amafaranga angana n'ibihumbi 20 by'amande. Nagendeye hose ariko hano nta tuwarete bagira koko. Hano kari mu ishyamba washakaho niherera. Batari byo kuko biba yari byo wayose intoki wayose ururimi gusa ugomba kuyakura ntabwo nyashaka aho ngaho mvana hindura ubuso umuntu yakubwa akareka kwiyaranja sike naringize ngo ni nundi muntu ato ubwo ari wowe ntacyo wankoraho genda ahubwo mva imbere unagukora hije ahubwo vuga ngo ibigiye kugukorerwa gusa ujye nugatira umuturanyi ubwihere yari bukwimera ntego mugenda mwagize ibidukishije mumeze nka babandi bagenda batamashashi ari amabiswi amaze koyoza nayo bakayata mu muhanda byo byita land pollution tuma mukora niza pollutants kandi nago zemeye hano uri kumva neza siniteye uri buyajyane gusa ugomba yakura aho ngaho uyatahani wayi umva wakana winkanga ko ntacyo uri kimbere yanjye ngo nacyo ndicyo ndabizi ko nacyo ndicyo ariko icyo nicyo cyose sindi icyo ndi wacu nazo kanze nkwereka uri urakanga ndese umuntu abavuye kwisanyukira n'amaniga warangiza nawe ukaza urogotwa hejuru y'umuntu ari kwisayidiye umva twarenze n'ubwana wanda no ku kabari turihagarika ibyo nibyo uri kwivugisha sha aro sociale harya abantu bagena banyagakura kunzira banyanagura mu muhanda n'abavuye guhabajugunya ishishwa by'intoki mu muhanda abantu nka leta mubatekerezaho Bagasiki abo tubahanisha itegeko 991 ryo kuwa mbere mu gika cya 7 ahubwo uwo muntu bibaye byiza wamufata ntagucike ubundi nkabasanga aho muri nkaza tukamuhana byihanukira. Okay, so uwana fashion agari buncika takasho Fano tujyane ndanze Twano tujyane po ndagafata kangiza ibidukikije kamu bintu byo kwakuza tujyane. Oh no. Oh my god. Zonto zizange rukumbi zange orantete mbavuma mbazeranze gasikiri bwanje ikirezi cyande orantete mbavuma mbazeranze. Ese Gasiki wowe n'uwo mugore ko mbona muri kugenda mwububa nkaho hari Rubonge bari inyuma muri mubiki. Ntawe ndebera umugore mwiza nk'uyu nguyu ufite amatako meza atemba incucu ndetse n'amazi akifata akajya kurya Gakajya ku asundi kumagaritse ari yabikoze bamuretse akajya kunya nundi kari byo ashoboye yamucyasiza ku ntoki ndatamara babeshya nagize iki babeshya iki bamarukana ingende imbere kaho wari widumbaritse nduzi ko hayagaritse mama gere imbere ku mwanda wawe. Ariko se Gasiki nimba umuntu yakubwa akajya kwiherera ibyo koko urabimuhora ntubimuhora se wagiye kunyagagura haratuwe n'inyamaswa cyane abantu bahatuye yagenda agatira ubwiherero hosheri bubwuze bari kumwimasa cyakoze nahoze kare ndi kumva muri kuvuga ngo mwamufatiye ahantu arimo arihagarika nanjye mpita numva mbishaka ahubwo nanjye reka nirwane. Umbabarire mbone gikuyemo akanazi kacyo yishote akabona uzabwangeze ryari ugize amashanshanzi uri gukora ibyoroshye iyo nsanga uri gukora ibikomeye nawe byari kugukomerana. Oh no. Mbabarira Gasiki n'ukuri pe mbara sinzongera pe nzajya mfuma ino mihanda yose nze nyikubura ubundi saba yikubura mbarushi ko nzicayemo. Oh my god. Enganya gahunda ni kugeza kuri sociale tujyane.
ubu se urababaye kari agashya gukubise gakubitwa n'agace cy'akajugujugu wamabyubona imico yawe ni ntangarugero. utambwira ngo mfungane umutwe nkahita gukuramo intoryi zose. nyine Gasiki ubuse nta kuntu twakiyunga kuri pe hano mafite amafaranga 2,000 nkayaguha noneho nanjye nabonye ko ibyo nakosa ari amakosa pe se ntabwo wandeka ngo ngende koko bitekerezeho rwose pe. bitekereza ibiki nanagatekerezo natwa mfite ko kukurakura leta ibereho kwigisha nibereho guhana tugende nibona kurakure ni akazi kawe ntayo mafaranga wari ugiye kumpa iyo bayita ruswa. si ubwo wambabariye ko niyo nkura nzagupangira mu masogisi na bote. umpangira ibiki ibyo narabirenze nakuriye mu mana nzanayisaziramo cyishwa tugende safinite tu. Jesus is Lord. ngamariza byagiye ikirezi muradusetsa natwe subscribe tukazibaha ese ni ikinyakubyara ngamariza byagiye ikirezi tuza utangiye ubyita imikino reka bikubyarira amazi nk'ibisusa ngo bimubyarira amazi ahubwo bigiye kumubyarira siriduwire ndetse na byeri nawe uza aha ku biro batadatanze amande kuba yahageze mwinjire mwebwe gusa. mukomeze sha mukomeze icyo kirego cyawe nkige wowe uranyara ku muhanda leta yirirwa mutanga amafaranga abantu bakubura umuhanda hazi isuku none wowe ukagenda wita umunyaragurika umva mwicare byanyuze mbyigeho. bwana muyobozi sosiyale rero uyu ni wa muntu nafashe ari gukwirakwiza umwanda ndetse n'amazirantoki mu bidukikije. ariko Gasiki ngo ntubeshye ni gute umukobwa mwiza nk'uyu ufite ibisusu kuruta ibya mushiki wanjye yakihagarika ku gasozi. yesu we indaya mbaya. sosiyale rero njye ntabwo nahihagaritse nahaneye mukora icyo mushaka. cyokoze urakoze uruhije leta reka tuguhane wakoze icyaha nk'icyo ahanishwa ibihumbi guhera kuri 25 kumanuka ukagera kuri 20 ihazabu nta gifungo kirimo n'uyatanga niba uyafite leta twandikira akarise ucamande none wihagarika uzi kuri kwihagarika kwa nyoko ngo veni ubwo se amafaranga yose abaho atabaho ahubwo waguciye make ari nganjye nari kuguca igitwe. Gasiki tuza iyi ni biro yanjye ahubwo se sheri nako umunyi wowe waneye ku gasozi n'ibihumbi 20 bizane cash ubundi nkwandikire rese ugende. twebwe dushyigikira amafuti hano. veni zose nta kibazo reka nyatange sana akira rese yawe sha sinya ahangaha ariko mbere yo gusinya ubanza usome akira. yewe Gaju nishyuye amafaranga angana n'ibihumbi 20 by'amande yo kwituma ku nzira. Oh my God. yewe Gaju ndabisinyiye. ako muyobo ibi ntamwe mwaba munsebeje none se resi bayanditseho ibyo umuntu yakoze. oya mwaba mushaka kuncisha igihanga. gasinye nase uragira ngo bandike ibyo utakoze cyangwa ibyo wariye. ni gasinye sha Gasiki hari icyo urenzaho ndenzeho ibiki bitewe n'ukuntu uyu mugore yamvunnye akanankuroga mu mutwe wanjye zana amafaranga tubaze tureke atari umutuburano aduhaye. ibyo nabyakira. ndabatuburesha abo natuburiye si bake nabo bagiye mu mubare n'uburiye leta awa
nizere ko ibyo nyetse kuri gukorera aha ngaha atari byo. Twagiye. Action. ese Gasiki wowe n'uwo mugore ko muri kugenda mwububa wagira ngo hari urubungi iri kubabunga inyuma. Twagiye. Action. Ngakajya ku asundi ko mpagaritse yari yabivuze wamuretse n'undi akabivuga akabisoza. Abijyanye muri sasitari. Ndabatuburisha abo natuburiye ni sibaki.